Let's come together to heal this world. No need for dollar to heal this world. Let's come together to heal this world. Twongeye kubasuza rero abakurikiye Universe TV, tubahaye ikaze muri uyu mwanya. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira ku kwibohora ku nshuro 26. Nkaba mpuye rero n'umugabo yakoze ahantu hatandukanye, ariko uyu munsi duhuye yambaye namwe murabibona. Ndagira ngo rwose urabona yambaye neza, ndagira ngo adusobanurire. Ese Mubarak, duhuye wambaye neza, ingofero nziza iriho amagambo uraza kuyisobanurira, umupira wambaye neza, mu by'ukuri uraberewe. Turagira ngo utubwire kuki wambaye gutyo uyu munsi. Urakoze Bright. Reka mbanze nanasuhuze abakurikiye Universe TV. Aho muri hose Here the Universe TV. Aho muri hose ndabaramukije mbifuriza umunsi mwiza wo kwibohoza ku nshuro 26. Uragira uti duhuye kuri uyu munsi ku itariki enye z'ukwezi kwa karindwi 2020 nambaye neza. Mu by'ukuri koko uyu mwambaro urambira, nicyo naheraho. Impamvu umwambaro umbera si uko nagiye mu bakannyi ngo bawukane, si uko narebye ibara ryawo, ahubwo narebye izina ryawo. Kuri uyu munsi rero uvuga ko naberewe, iyi ni ingofero wenda nanayibereka abantu babibona handitseho FPR. Ni kuvuga ngo nuko bitashobotse ngo bongereho bakaba baranditseho FPR Inkotanyi. FPR Inkotanyi. Impamvu jewe navuga ko byambaye bimeze gutya, ku itariki ya 4 ukwezi kwa karindwi binyibutsa itariki ya 4 y'ukwezi kwa karindwi 1994. Yego. Ni ukuvuga ngo rero duhuye wambaye gutya, urimo urizihiza uyu munsi biragaragara. Ese iyo bavuze kwibohora, wowe nka Mubarak, iyo bavuze Mubarak tumubona muri angle nyinshi cyangwa se mu bice byinshi. Wakoze ibintu bitandukanye, wabaye umunyamakuru, umunyamategeko, ibintu byinshi cyane. Ubwo uri buhitemo muri angle runaka uri bisobanuremo, wowe iyo bavuze kwibohora wumva iki? Mbere na mbere mbanze mumenye ikiboshye. Kwibohora bituruka he? Kugira ngo uyohore bigenda gute? Nuko warubuye. Urumva? Ufasha umuntu ukamunaganika hariya mu giti, ugashyiramo ikiziriko, warangiza gushyiramo ikiziriko ukamushyira hejuru hariya, deja uramuboshye. Uramuboshye. Nguhe n'urugero rwa COVID-19. COVID-19 ari ibya coronavirus biratuboshye. Yatuboheye bwa mbere mu ngo. Imaze kutubohera mu ngo, iravuga ngo igumire mu rugo kuko nugera hanze urandura. Iyo ni COVID. Nubundi ko bimeze uyu munsi wenda ntabwo twambaye agapfukamunwa, ni ukubera yuko twaje kuri kamera, ariko hagati yanjye nawe harimo metero, intambwe ya metero. Tuje hano twakarabye intoki, tuje hano dufite sanitize, tuje hano twisukuye, ndetse n'ibikoresho byanyu birasukuye. Ubu nabwo ni ukubohwa. Birumvikana. Ni ukubohwa. Turimo turabohwa n'indwara. Ariko mu bisobanuro wifuzaga ko ngusobanurira, mbanze by'umwihariko shimire leta y'ubumwe bw'abanyarwanda irangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, ndetse n'uwitwa umusirikare wese, yaba ari umusirikare ukiri mu mirimo, yaba ari umusirikare wasezerewe ku mirimo, apfa kuba yitwa umusirikare cyangwa yariswe iryo zina ry'umusirikare. Yewe navuga ngo peace kuri wa musirikare, kuko iyo mbwiye ko umusirikare w'Inkotanyi watangije urugamba rwo kubohoza igihugu ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 1990, akarara atariye, akagenda mu bihanamanga, akagenda mu misozi, bakamurasa amasasu,
akaryama mu mvura akaba mu bihuru, mwankotanyi mbakuriye ingofero bigize gutya rwose. uku niko kwibohora. Iyo tugiye mu mateka ya kera na kare y'u Rwanda, mbere y'umwaduko w'abazungu, dusanga abanyarwanda barabavandimwe. Yes. Bahanaga inka, bahanaga abageni. Niyo mpamvu tubanza tukamenya ngo ese u Rwanda rwari rwubatse gute. Twari dufite ubwami. Umwami yabaga afite ingabo. Yego. Wenda kugira ngo mbisobanure neza, habaga ingoma. Uwo ni umutwe wayo. Iyo ngoma yabaga ifite n'umutwe w'ingabo. Nyuma y'ingabo habaga n'umutwe w'inka. Nyuma noneho y'umutwe w'inka n'umutwe w'ingoma ubwami bwasobanuraga ubutegetsi bwabaga buriho icyo gihe. Yego. Umunyarwanda wese yabaga ari uw'umwami. Ubyumve neza Bright. Bavuga ko n'abagore bose ngo babaga ari uw'umwami. Oya, reka tuze twumve umunyarwanda yabaga ari uw'umwami. Yego. Sibyo? Ni ukuvuga ngo ubutegetsi bwose bw'ubwami bwayobokaga ubwami n'umwami. Noneho tukaza ku mutwe w'ingabo. Umwami yarayoboraga kandi akayobora neza. Umutwe w'ingabo watabariraga icyo gihugu. Uwo mutwe ukarwana ugatera. Mu Rwanda ho tuzi yuko u Rwanda rwateraga ntiruterwe. Ubyumve neza aho hantu. Ubu ni umutwe w'ingabo turimo tuvuga. Yego. Bivuze ngo niba u Rwanda rwaterwa ntiruterwe, n'ingabo z'u Rwanda zabaga zikomeye. Zabaga zikomeye cyane. Wenda aha tuzahagera umunsi umwe kugira ngo dusobanure ubutwari bw'ingabo mu gihe cy'ubwami abazungu bataragera hano mu Rwanda ngo badukolonize. Yego. Mubaraga utari warenga ngaho cyangwa se ntaguce mu ijambo. Ubuhangange bw'ingabo z'u Rwanda ntago ari ubw'ubu n'ubwa kera. N'ubwa kera. Ubuhangange ntabwo ari ubw'ingabo. Ingabo z'ubu ngubu zifite ubudahangarwa ni n'ibihangange. Urabyumva neza? Oroha ngusubize neza William. Yes. Ingabo z'ubu ngubu z'u Rwanda ni ibihangange kandi no kuva kera bari ibihangange. Kubera iki? Ingabo z'u Rwanda kera ntabwo zaneshwaga ku rugamba. Niyo mpamvu bavuze bati ingabo z'u Rwanda ziratera cyangwa u Rwanda ruratera ntago ruterwa. Ni ukuvuga neza niba bari ibihangange bajyaga ku rugamba bakagaruka amahoro. Urabyumva neza? Reka tubalansinge rero n'izungu. Nakubeshye William ubajije icyo kibazo. Ubu dufite ingabo Central Africa. Ubwo ingabo ziri Central Africa ni izatoranijwe na Nations umuryango w'abibumbye. Dufite ingabo Darfur, South Sudan. Dufite ingabo ku isi yose. Impamvu ki umuryango w'abibumbye uterana ukavuga uti reka mpitemo ingabo z'u Rwanda? Ye ntago ndi umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda. Iki ni igitekerezo ngiye kuvuga kubera ko warumbajije impamvu u Rwanda rwateraga ntirutera. Ingabo z'u Rwanda rero ni ibihangange, zirashoboye kuva na kera, zari zishoboye no mu gihe kizaza zizakomeza zishobore kubera ko ziri mu maboko meza, ziri mu maboko y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Mubaza kandi kabazo kamwe Mubarak. Iyo urebye intambara zibaho ubu ngubu cyangwa se tuvuge dukomoje kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo u Rwanda rwarateraga ruratera ariko ntiruterwa. Ibyo byari bya kiragiye. Uyu munsi ndetse niyo migani niyahashize bavugaga. Uyu munsi ibihugu habaho gutera cyangwa se intambara z'ibihugu runaka. Nanone kandi ibyo tuzi neza tudagiye tutabeshyanye cyangwa se dukoresheje ukuri, ibihugu biterana cyangwa se birwana hari impamvu runaka biri kurwana. Ese u Rwanda muri kiragiye bavuga ngo rwarateraga ntiruterwe. Ngiye hari akabazo k'amatsiko nagira ngo nkwibarize kandi nawe unsubize ku makuru ufite.
iyo bavuga ngo u Rwanda ruratera ntiruterwa twahitaga twumva ko byanga bikunda igihugu cy'u Rwanda rufite ingabo zinahangarwa ku buryo utapfa kuzihangara ngo zitere waba uziteye ukaba witeguye yuko ziri bugukorera ibintu utari witeguye cyangwa se ziri bukugire nabi ziri buguhemukire kuko wabaga uziteye ntago wagombaga gusubira inyuma ahubwo byarakurangizaga reka tubivuge gutyo ese abafataga umugambi wo gutera muri kiriya gihe babaga bakurikiye niki kintu babaga bakurikiye ni ikibazo reka ngusubize mu magambo avunaguye kugira ngo nze no kugaruka ku kibazo Bright yari yabajije ingabo z'u Rwanda ntabwo ziyenze nta nubwo zigeze ziyenza nta nubwo ingabo z'u Rwanda kuva kera zari gashoza ntambara ntabwo zigeze zishoza intambara ariko uri muhira umuntu akaza agacukura inzu wowe uri mu rugo ukambwira ngo ugiye kuzategereza uhamagare ku 112 ngo uhamagare polisi umuntu yaguteye waje mu nzu ibyo byaba ari ubugwari banza urwane n'ikiguteye ariko noneho hari uburyo bwo kugira ngo ingabo z'u Rwanda zagure igihugu kwagura igihugu nk'uko turebera kuri Gihangangoma ijana wabunduye u Rwanda n'abandi bami bagiye bamukurikiye bamushamikiyeho hari uburyo bwo kwagura igihugu cyacu bakivana mu maboko y'abanzi ntabwo umuntu yakwiba nka bya bindi bajya bavuga ngo nurangiza akwibye isafuriya umushyire n'isahani ntabwo umuntu yaza ngo ahagarare hejuru agutera amabuye ngo nurangiza ugende ushyire imyugariro mu rugo urumara gushyira imyugariro mu rugo ibihinduzo byose bijyemo winjire mu nzu ujye mu buriri wiyorose uryame ibyo byose ingabo z'u Rwanda kera zabikoraga kugira ngo zibungabunge amagara y'abenegihugu icyo ni kimwe iki zabikoraga kugira ngo zagure u Rwanda ruzivane mu maboko y'abanzi batunyaze urabyumva neza niba rero ibyo byarabagaho William u Rwanda ntirwigeze rwiyenza ahubwo rwarategerezaga ingabo zarwo zigahora ziteguye ziri maso zivuga ngo ese ibi nibiba biragenda gute niyo mpamvu bahoraga biteguye kubatera urabyumva neza William baza kuba biteguye bamurwanya ariko aho bateye bagira ngo bavane amaboko y'umwanzi mu gihugu ntago bongeraga gusubira inyuma ndagushubije hanyuma nkomeze kuri William nani Bright twari tumaze kuvuga ku ubwami tumaze kuvuga tuvuga n'ingabo ingabo ni nayo mpamvu babazaga impamvu ingabo zateraga ese wenda ntago dusanze ingabo z'u Rwanda zariyenzaga ahubwo zahoraga ziteguye kugira ngo zirwanirire abaturage izi ngabo rero nizo zakwirakwiraga hirya no hino kugira ngo zirinde umutekano w'abenegihugu ngo zirinda ubusugire bw'igihugu ubwo ni kera mwambajije noneho byararenze uyu munsi mu ngabo za RDF zirabungabunga ubusugire bw'ibihugu ubyumve neza niba naguhaye urugero zikaba ziri Darfur izindi Central Africa izindi zikaba muri Amerika izindi mu Burusiya izindi Israel aho hose ni ingabo z'u Rwanda zihari zibungabunga umutekano w'ibyo bihugu yego mumbabarire neza ntago ndi umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda ndetse nta n'uwabintumye ahubwo nuko mwari mubimbajije bitewe n'amateka twari tuvuze yo kwibohora ubu rero izo ngabo iyo zavaga ku rugamba niyo mpamvu twavuze ibintu bitatu ubwami ingabo n'inka ingabo zarindaga umutekano ubwami bwavugaga ubuyobozi bwiza bw'igihugu noneho inka zavugaga ubukire ni naryo faranga ry'umunsi iyo rero umuntu yavaga ku rugamba bamugororeraga inka iyo intwari yakoraga neza bayigororeraga inka ndetse n'umwami bamuturaga inka bakavuga bati tukuzaniye atari uko akennye atari uko ashonje ahubwo ari ukubera ibikorwa byiza yakoze yego uyu munsi rero mukumbaza ngo kuba nibohoye ku nshuro 26 nkaba nambaye bino birango kugira ngo tube twanyuze inyerera mu cyamu tukomeze tuvuge na mbere hose y'umwanduko w'abazungu no kuvuga ku mwami Rwabugiri niwe witwaga Sezisoni yego
niwe waremye umutwe w'ingangurarugo. Ingangurarugo ziyemeje kuba ingenzi, arizo nyenzi, arizo nkotanyi cyane. Sezisoni wayiziyoboye yari umwami muri kiriya gihe, ni umuhungu wa Rwogera ndetse ni nawe wabyaye Musinga. Musinga abyara Mutara wa gatatu Rudahigwa, nawe tubarira mu ntwari. None wenda ntaguciye mu ijambo, wambwiye uti nambaye gutya kuri iyi nshuro ya 26 mu kwibohora, ariko nkubajije uti kwibohora ubyumva gute? Ese ndakubaza nti igihugu kimaze igihe imyaka 26, hari ibyo bibohoye, wenda hari abantu baba batabizi batabisobanukiwe. Wowe nka Mubaraka, umuntu mukuru cyane, buriya iyo umuntu amigeze igihe n'umusatsi uhinduka, nuko haba hari ibyo azi birenze. Tubwire muri rusange, ubyumva gute bavuze kwibohora, ku buryo n'umwana wavutse nyuma ya 1994 abasha kumva icyo kwibohora icyo ari cyo? Urakoze, wenda duhere ku musatsi wanjye. Hari umwana w'umusore w'umuhayiti uherutse kuvuga ngo mu myaka y'ibihumbi 2034-35 tuzaba dufite abasaza b'ibigoryi. Urumva uwo mwana yagashyize kuri satazi ati tuzaba dufite abasaza b'ibigoryi. Ntukangwe n'izi mvi, ntukangwe n'uko nsa uko nguko. Hari abasaza batashobora kuzabivuga muri icyo gihe, ariko turaharanira yuko u Rwanda ruzaba rufite abasaza b'abanyabwenge, kuko umusaza aba ari inararibonye. Yego. Noneho rero uragira uti kwibohora, kwibohoye iki? Tuje mbere ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1959, ari nabwo abatutsi bagiye mu bihugu bitandukanye by'abaturanyi bahunga. Politike yari iriho, ubutegetsi bwari buriho, ntabwo bwakoraga neza. Tuvuye wenda kuri Mbonyumutwa Dominiko, tukazamuka kuri Kayibanda Gerigori, tukava kuri Kayibanda Gerigori tukaza kuri Habyarimana Juvenal, n'imitwe ya politike yari iriho, tutarebeye no mu kwisobanura, kuko nugera igihe tuzagusobanura ayo mateka. Tukazamuka muri jenoside, ubwo Kambanda nawe yari ariho. Ubutegetsi bwari buriho ntabwo bwari bwiza. Niba abanyarwanda barameneshejwe igihugu cyabo bakavanwa mu gihugu, hakagira abafata iya mbere bakavuga bati reka tujye kubohora igihugu cyacu twongere tukibemo, icyo nicyo gisobanuro cyo kwibohora. Ubwo abandi barimo Habyarimana Juvenal wahoze ari umukuru w'igihugu akavuga ngo ikirahure cyaruzuye, ufashe amazi ukayishyira mu kirahure yagira yameneka. Inkotanyi zari zirangajwe imbere na Major General Fred Rwigema Gisa, ziratangira urugamba rwo kubohoza igihugu. Hashize iminsi 2 aratabaruka, urugamba rukomezwa na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Nanamushimire kuri iyi mikoro yanyu, ndavuga ngo ese Paul Kagame kuki yumvise ko Rwigema apfuye akava muri Amerika mu ishuri yari arimo, kandi Amerika ariyo yagereranywa n'ijuru ry'isi, akaza aje gusanganirwa n'amasasu, imihoro, imbunda n'ibiki byose, atari gusanganirwa n'amashyi n'impundu. Yarangiza akavuga ngo reka nze koko nsubukure nyobora uru rugamba rwo kubohoza igihugu. Niyo mpamvu inkotanyi navuze ngo nzikuriye ingofero. Iyo zitabaho rero ubuzima bwacu ntabwo bwari kuba buhari. Ubundi iyo urebye Imana ukavuga uti Imana twayivuga, twasanga Imana ari inkotanyi. Kuko inkotanyi nizo zavanye abatutsi bari mu misarane, Yego. zibavana mu masaka, zibavana mu bigunda, zirabarokora. Ubu nta ndangamuntu y'ubwoko tukigira. Ubu nta ufata rese pase ngo ajye mu karere ava mu kandi, cyangwa se mu cyahoze ari komini ngo ajye mu yindi, ave muri prefecture ajya mu yindi.
cyangwa ngo uhagarare hariya ngo bakurebe ku izuru ngo we ngo wasanga uri umuhutu uriya wasanga ari umututsi uriya ni umutwe. Ibyo ntibikibaho. yego Umuntu wese ni umunyarwanda. Twaribohoye, twibohoye ku ngoyi y'ubwoko, twibohoye ku ngoyi y'ubukoroni. Independent niyo yabanje. Ariko itariki iyi ya kane y'ukwezi kwa karindwi, my friend, biragaragara ko inyigisha ikintu gikomeye cyane. Ngahora nserebura, ngatwenga, nkaririmba, nkabyina, nkanywa nkishima kubera yuko twaribohoye abanyarwanda tubikesheje RPF Inkotanyi yabaye ku isonga kugira ngo ibyo bigerweho. None rero Bright, ibi neza neza byo kwibohora byumva, ndabyumva ndanabibona. abanyarwanda hari aho bageze, ubu hari ibyagezweho. Ni nayo mpamvu twakabaye tubisigasira. yego Kandi niba hari ibyagezweho tukaba tubisigasira, nakubwira ngo nta handi tubikesha, nta handi tubikura. Ni muri leta y'ubumwe bw'abanyarwanda irangajwe imbere na nyakubahwa Perezida Paul Kagame ndetse n'umuryango wa RPF Inkotanyi. Ariko abo bakoze ibikorwa byabo, bafashe imbunda bajya ku rugamba, bararwana, barara batarya, imvura irabanyagira. Ibyo ni byo twavuze, ariko hari ibindi nabyo tutaribohoramo. Urugira uti twibohoye ivanguramoko, twibohora ubukoroni, ibintu byinshi bitandukanye twibohoye. Ngira ngo wikije ugira uti uyu munsi hari ibyo tutari twibohoramo. Wenda hari uko ubyumva, ibyo ubona tusigaje bikituboshye muri rusange. Mubarak, ubona ari ibiki? Urakoze Bright. Iyo mvuze ngo hari ibindi tutaribohoramo, abazungu bagera mu Rwanda ari nabo badukoroneje. Mbere na mbere hageze abadage mu Rwanda. Umudage wahageze yitwaga Von Kotze, wa kabiri wahageze yitwaga Oscar Baumann. Ubwo intambara ya kabiri y'isi yabaga, ngira ngo yatangiye mu 1938 irangira mu 1945. Ari nabwo mu Rwanda hariho inzara yuzagayura. Nakubwira ngo ababirigi ubwo bahise bafata Afrika, abirabura, u Rwanda baraza bararukoloniza mu gihe cy'uko abadage bari bamaze gutsindwa intambara ya kabiri y'isi. Yes. Wa muntu we, ibi mbikubwira byasize abanyarwanda mu kangaratete. Baje bazanye ivanjiri. Ivanjiri iyobokamana, bigisha Imana. Aho bayigisha ntago bigishaga ibyiza, ku buryo baje bagaragaza imbunda ku kabuno kabo ariyo masotera. Iyo mbunda atari akaguru k'inkoko umuntu yavuga ngo agiye kukarya, iyo mbunda itavamo ishaza ngo abantu bayirishyire mu ziko bateke ku nkono, ahubwo baje kuturoga. Uragira uti bazanye wavuze ivanjiri? Bazanye ivanjiri, bazanye imbunda, ugira ati baraturoze. Ese hari igihe ushobora kubivuga gutyo umuntu ntahita abyumva neza uko biri? Ngira ngo ubisobanure neza. Baroze abantu gute bitwaje ivanjiri n'iyo mbunda? Batuzaniye Yesu. Yesu uyu bazanye ntabwo ari umunyarwanda, nta mu gisekuru cy'abanyarwanda ntabwo twamubaramo. Uwo si uwa mbere bamutuzaniye, bamutubwira batuzanira Bikira Mariya. Uyu Bikira Mariya nawe si umunyarwanda. Batuzanira Iburahimu, batuzanira Isaka, batuzanira Yakobo. Ibyo byari ukugira ngo bace indangagaciro z'umuco w'abanyarwanda ndetse na kirazira. Batwereke ko Imana y'u Rwanda twasengaga atari Imana. Ubwo buryo rero tugikoronejwemo ni uburyo bw'amadini. Ubidini rirakubwira, harimo n'abajya bahanura bakavuga bati burya Imana inyeretse ko umugore washatse atari uwawe, kandi mwageze mu murenge mwarasabye murakwa baraguhekera bati uyu nguyu ntabwo ari umugore wawe, Imana imbwiye ko atari we. Ubwo turacyari dufite ubukoroni. Akerekwa akavuga ngo Imana irantumye. Imana yaba ifite ubwenge buke
ku buryo yanyuze ubutumwa bwayo muri burayiti. Bo, wenda biterwa n'uko umuntu yumva ibintu, ariko wenda ndagira ngo nkubaze nk'ikibazo cy'ibanga. Niba atari ibanga, nubwo mvuze ngo nk'ikibazo cy'ibanga, ni ikibazo cy'amatsiko. Usengera he ubusanzwe? Ubundi wari ugiye kumenesha ibanga, kandi nta muntu umena ibanga. Sibyo? Gusenga n'ababikora bakora ibintu bitari byo. Bati aho gusenga basengera. Sobanura ku buryo umuntu abyumva neza. Gusenga ababikora bakora ibintu bitari byo. Aho gusenga wasengera. Kuko Imana niba ari rurema, Imana y'u Rwanda, Imana y'u Rwanda biva ku Kwanda, Kwanda bivuga gukwira ku isi yose. Noneho abiyambaza Imana y'u Rwanda bakaba biyambaza Imana y'isi yose, ariyo rurema yaremye isi ikarema n'ijuru. Ijuru ntabwo ndarigeramo nturimbaze. Ariko niba ibyo babikora barakosa, kuko Imana y'u Rwanda iguha ntimugure. Imana iraguha ntimugure. Icyo gihe rero baba bari mu gusenga, baba bari mu gutayanjwa. None Mubarak, mu gisubizo naguha mu byo warumbaje byuze aho ngaho, urambaje ngo nsengera. Gusenga ni ikosa. Urakoze no gukosa. Iryo kosa ryakosorwa n'iki? Kuko uragira uti gusenga ni ikosa. Niba gusenga ari ikosa, ryakosorwa no kudasenga mugasengera. Nuvuga ngo urashaka kuvuga yuko gusengera nibyo bifite agaciro kurusha gusenga. Urabyumva? Gusengera nzi ni kuriya umuntu atwara abantu hariya akabagurira agacupa bakanywa. Ubwo niko gusengera nibyo nzi. Kereka niba hari ibindi bisobanuro bindi bitari ibyo ngibyo waba ufite. Hari icyo bita gusenga, hari icyo bita gusenga, hari n'icyo bita gusengera. Ugusengera ni ukubona umuvandimwe ukamufasha icyo yarananiwe kubona, uko ni ugusengera. Gusengera ntabwo bigeze basobanura ngo ni icupa. Icupa ubundi ni vide, ariko icupa ribaye ririmo ikintu, ribaye rifitemo inzoga cyangwa se umutobe cyangwa n'amazi cyangwa n'ikindi, ukagiha umuvandimwe wawe ubona yuko agikeneye, aho ngaho umugobotse. Nibyo bita gusengera. Ari byo wavuze uti aho gusenga mwasengera. Impamvu abasenga baba mu nsengero, sindabona umuntu mu buhamya ngo ambwira ati umuntu unyobora mu rusengero ntavuze ngo nari ndwaye, nari merewe nabi, azana imodoka ye anjyana kwa muganga aranyishyurira ibitaro kuko ntari mbishoboye. Ibyo byaba bikoze, byaba ari ugusengera. Ntabwo nigeze numva ubwo abo si abantu biyitirira ko bakorera Imana. Imana nta n'umuntu yigeze ihakaza. Wenda tutabitindamo cyane, ukomeze umbaze ku murongo w'ibyo kwibohora. Ni ukuvuga ngo twahereye ku murongo, twebwe turaboshywe ku madini. Amadini niba tuyaboshyweho, umuntu agahagarara hariya akababwira ati abantu nk'ibihumbi 2000, ejo nimwiyirize ubusa musenge. Idini rirakuboye. Kwererwa ubusa, Imana yigeze igusaba kwererwa ubusa. Ejo akongera ati Imana iravuze ngo zana amafaranga. Imana irakennye. Wambwira ngo Imana twirwa dusenga ahubwo tuyisaba amafaranga, tuyisaba gisinsenga. Ndavuga kuba bikora. Ukongera ukambwira ngo Imana iravuze ngo uyu mugabo ntago yari uwawe, kandi ufite mwirangamimerere barakubaruye. Ukambwira ngo aya madini ntatoshye, ngo nimwerekwe, nimubyine, nimusenge, ngo nimwiyirize ubusa, nimukore ibi n'ibi kuko Imana yabivuze. Ibyo rwose turacyaboshye. Niba tukigendera ku madini, bagera n'ahantu bakakubwira ngo iri ni iyobera ritagatifu kuko batazi uko bisobanura. Bagira ngo wenda byumvikanye ukuntu bivuze, uragaragaza ko uko bikorwa atari ko byagombye kuba bikorwa. Ese Mubarak uvuze bisobanuye iki? Urambeshye. Ntihazagira abasenga, ahubwo bazaterekere. Guterekera urabyumva? Nsobanurira neza. Iso yarakubyaye, isokuru yabyaye, sokuruza yabyaye sokuru,
icyo gihe na nyoko wanyu mbese na nyogokuru abo bagushyize ku isi, uwo ni umuryango wawe. None Bright ujya kwiyambaza Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Yakobo, ukajya kwiyambaza abatagatifu ba Jacques, ba Luka, batagira na location, ibintu bihimbiye hari bagashyira no mu bitabo tutazi. Nkurikije uko ubyumva birasaba ko twakwifashisha abandi bantu basobanukiwe ibijyanye n'iyobokamana, wenda akaba aribo tugakora deba nini. Gusa wenda twe turi ku murongo bijyanye no kwibohora, ugira uti twibohoye ingoyi zimwe, twibohora ku bitandukanye, ubu noneho tugeze ku madini. Idini ugaragaje ko abantu batagombye kuba basenga ahubwo bagombye kuba basengera. Ese wowe nka Mubarak uravuze uti amadini yarabayobeje, ese we nta dini ugira? Ibyo nabikubwiye mbere kugira ngo nkubwire idini icyo ari cyo, wakaye wongeye kwiha igisubizo cy'uko idini ntarishaka. Ariko nayabayemo amadini, nabaye mu idini ya Isilamu, nabaye mu idini y'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi, yego, nabaye mu idini y'abarokora abangaba bashyashya, ubwo ni muri Christianism na Islamic. Yego, ibyo byose rero niba narabibayemo naje gusanga nta nyungu bifite, ahubwo icyiza ari urukundo, icyiza ari ubumwe, icyiza ari ugukunda igihugu, icyiza ari ugutahiriza ubumwe bw'abanyarwanda, ukirinda indangagaciro mbi, kuko nazo sinzi ko zaba ari indangagaciro. Yego, ahubwo ukazana indangagaciro nziza ziri mu muco w'abanyarwanda, harimo kirazira ndetse kikanazira. Nigeze kumva ahantu hamwe uri mu kiganiro uravuga uti abantu ntabwo bagombye kuba baratuzaniye Yezu cyangwa Yesu na Bikira Mariya, numva wikije uvuga Nyirarumaga, sinzi ngo wenda wasanga n'undi ari umuhungu we, sinibuka ngo izina ninde, ariko kandi nkumva urifuza yuko n'abandi bo ku isi bose bagombye kuba baza bakabyumvaho nk'uko byumva nk'umunyarwanda. Ese naba numvamo ikintu kimeze nko kwikunda, sinzi. Ubundi ujya gutera uburezi arabwibanza, kandi n'inka ijya kurisha ihera ku rugo. Ntabwo waba ufite inka mu mujyi wa Kigali ngo uyirongore uyijyane i Musanze kujya kurishayo, yagerayo yapfuye. None rero iki cyaba ari ikiganiro kizaza ikindi gihe, ariko ngira ngo dusoze kuko mfite ibindi ngiye gukora. Yego, nakubwira ngo niba koko baratuzaniye Yezu w'umuhimbano, ari we Yesu, bakaba baratuzaniye Bikira Mariya w'umuhimbano, bakaba baratuzaniye shitani w'umuhimbano, bakaba baratuza wenda hari gatoya mu kiganiro kizakurikira, ni gute Imana yo mu ijuru bajya bavuga yaba yarabanaga na Satani. Shitani yo ngiyo bakaniranwa barwaye, yarangiza ikamutwoherereza hano ku isi. Iyo Mana yaba ari inkubaganye, ntabwo yaba ari nziza. Imutwoherereza hano ku isi, iyo Mana yo mu ijuru, ngo twebwe abantu tubarirwo dukora bivuze ngo mu myumvire ya Mubaraka Satani ntawubaho, Yezu ntawabayeho, Bikira Mariya ntawabayeho. Ibyo ni iby'abaringa, ubyumva nk'abaringa. Ese Mubaraka, urabizi bavuga yuko hari ibikorwa by'urumuri n'ibikorwa by'umwijima. Bavuga yuko abantu bakora neza, abo ngabo bakora ibikorwa bijyanye n'Imana, abakora ibikorwa bakavuga ko bajya kwa Satani. Wowe iyo wumvise Satani ntahari, icyo tubanze tucyomeranyeho. Iyo kwa Satani habaho, njya mbona abantu batangaza inkuru ngo bagiye ikuzimu, banyuze mu irimbi, bariye abana b'impinja, bafashe amaraso baragotomera, abandi ngo ibyo ni ibintu bahimba hariya bakabishyira hariya bakababeshya. Kuki badahimba ibyiza ngo wenda Satani bagiyeyo arabakira, abaha kadrisi, abatekera inkoko, amaze kubatekera inkoko barabasasira, bararyama. Kuki bavuga Satani mwene ibyo bintu bitakaragaza? Aha rero Shitani niwe yaravuye mu ijuru akoherezwa n'Imana kubera ko yamunaniwe. Imana ntabwo ari nziza. Niba kandi Satani yaraje ku isi akajya ikuzimu hariya, abantu bakajya kumushakaho amafaranga, naza nanjye yamye ayo ndayakeneye. Satani aho uri hose, kugira ngo ubyumve neza, niba uri ahantu nyumva koko wananiwe n'Imana, uraza hano ku isi. Niba koko ufite ubushobozi
niba atari ibintu babeshya kugira ngo ubyumve neza Bright, satani wanzaniye amafaranga nanjye nkibera. Wenda Mubarak, reka wenda dusoza aho nagira ngo nkubwire ibyo ntago bibaho, ni iby'abaringa. Ntago koko nkeneye amafaranga avuye kwa shitani. Ariko niba shitani ahari akaba afite industry, akaba afite office, ahantu umuntu yamusanga, name nimero ye telefone kuyange 0788 355 28 0 satani telefone umbwira duhurire mu mujyi ahantu hariho hose dusangira icyayi. Ngayo nguko rero murabyumva, kuvuga ngo ntahari. murabyumva Mubarak afite uko atekereza ibintu. Iki ni ikiganiro dushobora kuzakoraho twitoze, twashatse n'umuntu usobanukiye wize teologiya, mukaganira mugahuza. Reka rero mbabwire ngo reka ikiganiro cyacu tugisubikira aha ngaha, tuzongera ubutaha. Abari bakurikiye Hidden Universe TV, reka tubabwire ngo mukomeze mugubwe neza, naho ubutaha. Ngira ngo wasezera abayi badukurikiye, ubundi ubwo tukazongera kuganira ubutaha. Reka mbasezereho mbabwira nti mwebwe mwese mwakurikiye ikiganiro, nimugire umunsi mwiza wo kwibohoza ku nshuro ya 26, mukunda igihugu, musigasira ibyagezweho kandi muharanira kuzatera imbere, ndetse mukubaha leta y'ubumwe bw'abanyarwanda ibaha kubaho nk'ingobyi yabahetse. Ikindi, mwikwitwaza amadini ngo muyobe, mute umuco, musenye ingo zanyu, noneho muvuge ngo ni Imana yatumiye abantu gukora ibyo. Imana yatuma abantu ibyo yaba ari Imana y'urugomo, Imana y'inyarugomo. Aha rero mbasizeho mbifuriza ibyiza, Imana y'u Rwanda ihorane namwe kandi ndabakunda cyane. Murakoze rero abakurikiye Hidden Universe TV, reka tubabwire ngo mukomeze mugubwe neza, naho ubutaha.